Yes, alright, ndagusuje nanone kandi nkuha n'ikaze muri The Reality yacu uyu munsi, by'umwihariko wowe mukunzi wa Kigali Source TV udukurikira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Mwifurije n'umwaka mushya wa 2021, ariko kandi turushaho kugenda dukomeza nyine kwirinda icyorezo cya COVID-19, tugenda twubahiriza ingamba za leta y'u Rwanda ndetse na Minisiteri y'Ubuzima, by'umwihariko kugira ngo dukomeze kubungabunga ubuzima bwacu ndetse na entertainment igende yendereye agace gake tunameze neza mu miri fresh. Yes, muri The Reality Show cyangwa se Run From Them yacu uyu munsi tugiye kuba tugaruka ku buzima bw'icyamamare, umunyamakurukazi, umushyushyarugamba ndetse n'ibindi byinshi cyane bifite aho bihuriye n'imyidagaduro. Nta wundi yitwa Anita Pendo, benshi muzi cyane by'umwihariko mu myidagaduro ya hano mu Rwanda. Tugiye kureba byinshi ku rugendo rwe rutari rugufi, tugende turebera hamwe ndetse n'amasomo yacu nk'uko mubizi mu kiganiro Learn From Them ndetse na The Reality. Tugenda tureberamo hamwe inama, twareba byinshi bishobora kudufasha mu kwagura impano zacu ndetse no kugera ku ntego zacu tuba tugiye dufite mu buzima butandukanye. Nyuma y'akaruhuko gato cyane ndagaruka, uri kumwe nanjye Angelman. Yes, nk'uko uri kugenda ubibona mu mafoto agiye atandukanye, ni icyamamare, umunyamakuru kazi, umushyushyarugamba ndetse n'umu-DJ, yitwa Anita Pendo. Abenshi banamufollowinga kuri Instagram, akaba ari umwe mu bantu bafite public nini cyane hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, bakurikirwa umunsi ku munsi. Uyu mwari cyangwa se umunyarwandakazi kuri ubu, dore ko ari n'umumama, afite abana, yakoze byinshi bitandukanye, yabaye icyamamare, ariko by'umwihariko yakoze ikintu kidasanzwe cyo kuba ari we wabaye umu-DJ wa mbere w'igitsina gore, dore ko n'ibintu bitari byoroshye muri iyo myaka. Yakoze byinshi cyane, ari nayo mpamvu uyu munsi twashatse ko ari we twagaruka muri Learn From Them yacu, kugira ngo nyine urugendo rwe rugende rwinspira benshi bagiye batandukanye, abakunzi bacu ndetse namwe mwese mufite intumbero mu buzima busanzwe. Uyu munyarwanda rero kazi Anita Pendo akaba ubusanzwe avuka mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini, ndetse nk'abandi bose nawe akaba afite abavandimwe bagiye batandukanye, afite basaza be kajya ndetse na barumuna be, akaba ari umuryango mugari. Anita Pendo yamenyekanye cyane cyane mu myaka ya za 2013, 2012, gutyo ubwo amarushanwa ya Primus Guma Superstar yagendaga atangira kugenda afata, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, mu bitaramo nka road shows byagendaga biba mu ntara zigiye zitandukanye. Nibwo uyu mukobwa yagiye agaragara cyane ku rubyiniro, ari MC ndetse akagenda abikora neza cyane, dore ko nta wundi wigeze abikora nk'uko yagiye abikora bitandukanye. Si uko yamusinga gusa kandi kuko na mbere y'uwo mwaka tuvuze, uyu mukobwa yari azwi mu itangazamakuru, yagiye aca ku maradiyo agiye atandukanye, arimo za Contact FM, abamuzi bajyaga bamukurikira mu biganiro yakoranaga n'undi bitaga Dickson. Ibiganiro bye bagiye babizi benshi cyane, yagiye aca ku mateleviziyo atandukanye, aca ku maradiyo nyine atandukanye, kugeza kuri ubu akaba ari aherereye muri RBA, aho akorera Magic FM nk'ibisanzwe. Icyo tugira ngo tugarukeho mu rugendo rwose rwa Anita Pendo kugira ngo agere kuri success ye, ari nabyo twashatse ko byagira nawe icyo bigufasha, wowe ufite intumbero cyangwa se ujya ucibwa intege mu rugendo rwawe mu byo urimo byose. Ni uko uno mukobwa ari umwe mu bashiritse ubute hakiri kare, atagendeye kuri
ingingo yo kuvuga ngo umukobwa ntabwo ashoboye, ashoboye abahungu, uyu mukobwa we ntabwo yabyumvise, ari nayo mpamvu yatangiye ashirika ubute hakiri kare kugeza ubwo atangiye umwuga nk'uyu nguyu dusanzwe tumenyereye ukorwa n'igitsina gabo. Atangiye ubu DJ, mu by'ukuri nta wundi mu DJ uragaragara mu Rwanda. Murabizi ko amagambo aba ari menshi, abacantege baba ari benshi, ariko kuri we yabashije kubirenga. Murabizi itangazamakuru byinshi byagiye bimuvugwaho kuri stage, ibyo yagiye agaragaramo byose, ariko ntiyacitse intege, yakomeje guhanyanyaza, akomeza gusunikiriza kugeza kuri iyi saha none yubatse kandi yubashywe. Zitandukanye kandi zitangaje, zirimo n'iz'urukundo zagiye zose zivugwa kuri uyu munyamakurukazi n'umu DJ, nk'aho nko mu mwaka w'ibihumbi 2013 yagiye yavuzweho urukundo hagati ye n'umu producer David nyiri Future Records. Uyu nguyu bamaranye igihe kinini cyane, ndetse urukundo rwabo rusa nk'aho ari rwo rukundo rwarambye cyane. Naho umwaka umwe mbere yaho gatoya yagiye nanone bivugwa ko yaba afitanye umubano wihariye n'umuhanzi wo muri Urban Boys, abo ni Nizo Kabosi. Byabo nabyo murabizi byagiye bivugwa kenshi. Izo nkuru zose n'utundi dukoryo twose twagiye tumuvugwaho ku rubyiniro, ku mbyino zigiye zitandukanye, udukoryo n'utundi twinshi cyane, byose ntabwo byigeze bimuca intege, ntabwo byigeze bigabanya umuvuduko yari afite wo kuzamamara ndetse no kuzagera ku ntego ye. Nubwo kandi yagiye ahura n'ibizazane byinshi cyangwa se n'ingorane mu nzira ye y'ubwamamare, Anita Pendo yagiye agira kenshi inama igitsina gore, abwira amagambo akomeye ndetse akomeza buri wese uba ufite gucika intege. Yagiye agira inama kenshi rero bagenzi be b'igitsina gore baba bitinya kuba bagaragaza impano zabo. Yatangaje amagambo akomeye cyane ubwo yari arimo aganira n'umunyamakuru umwe wa KTV. Yagize ati, ubuzima si ice cream gusa na bombo, ahubwo harimo n'ibirura byinshi. Mu buzima muzahura n'ibintu byinshi bibaca intege, ariko muzakomere, kuko iyo nzira icyo ushaka urakomereka, ariko icyo ushaka kugeraho ukakigeraho nta kabuza. Aya ni amwe mu magambo uyu mu DJ yatangaje. Mu by'ukuri nawe uri kurikiye Kigali Source TV muri aka kanya, afite byinshi yakubaka muri wowe ndetse yagutera imbaraga mu gihe cyose uba ugiye gucika intege mu byo ugiye gukora byose, ukaba nawe waba ufite motivasiyo kuyikura kuri uyu mu DJ ukomeye mu Rwanda kuri uyu munsi wa none. Umukobwa kandi azwiho utuntu tugiye dutandukanye tuzwi nk'udukoryo. Udukoryo twagiye tugaragara yagiye akora ku mbyino zigiye zitandukanye mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Yagiye akora utuntu twinshi cyane twatumye abantu benshi bagenda banamukundiraho. Hari n'akandi kantu yigeze gusetsa abantu ubwo nanone yari kuganira n'umunyamakuru wa Kit Radio, maze ashize amanga aramubwira ati, njye burya umuziki nicyo kintu cya mbere nkunda, ati ndetse nkukunda ku buryo kuwumva bishobora gutuma nsimbuka ngakora no ku gisenge cy'inzu. Ni umwe rero mu bakobwa bagira amashyengo cyane, ariko kandi ni umwe mu bakobwa bagira kuganira cyane kandi baciri ku bute cyane, batagira isoni, bakora ibintu byabo babikunze kandi babishyizeho umutima.
ngo mu buzima bwa Anita Pendo mu gihe ari pose cyangwa se cya gihe aba adafite akazi, mbese yibereye mu rugo cyangwa se yagiye no gusura ababyeyi ahantu hatuje, ngo akunda kuba ari kwirebera filime z'urukundo, urwenya ndetse n'indirimbo by'umwihariko za hip hop, dancehall ndetse na R&B. Ubu DJ Anita akaba afite abana bagera kuri babiri, bose yabyaranye n'undi muntu uzwi cyane hano mu Rwanda mu bijyanye n'imyidagaduro, ubwo ni siporo, benshi baramuzi, yitwa Ndanda. Akaba yarabaye umuzamu ukomeye cyane, yafatiye ikipe ya APR FC, ngira ngo ndumva no mu ikipe y'igihugu Amavubi naho yaranyuzemo. Kugeza ubu ngubu rero bakaba batabana, baramaze gutandukana, ariko nk'uko Anita aherutse kubitangariza itangazamakuru, ngo nubwo badashaka kubivugaho cyane, ariko yatangaje ko ari tayari kuzakora ubukwe kandi ko yizeye ko byatinda cyangwa se bigatebuka, we amaherezo yose agomba gukora ubukwe kandi akabunezererwa, kuko ngo kwambara ikamba cyangwa se kwambara umwenda w'abageni agatimba zahoze ari inzozi ze kuva na kera hose. Ngo rero akaba atari yatakaza icyizere ko umunsi ku munsi, isaha ku isaha bizarangira akoze ubukwe, ndetse uwo mwambaro akawambara ibyari inzozi bye bikamubera impamo. Ni mu mashusho yashyizwe ku rukuta rwe rwa YouTube aganira na Simbi TV, yagize ati inzozi za buri mukobwa ni ukwambara iriya kanzu y'umweru, ukajya hariya bagafotora, ukambara ya mikenyero, ugasohoka baririmba ndetse baguherekeje. Ati ni ikintu cyiza cyane kandi ntabwo nkirwanya kuko nemera umuco nk'uko gahunda ziba zipanze, nubwo hari ibyo nasimbutse ariko nemera ko biba bikwiye kugenda gutyo, buri mukobwa wese agakora ubukwe. Yakomeje avuga ati njye ndabizi neza ko nzabukora, ibi bintu byose ni ukubipanga kandi nizeye ko mu byo ngenderaho mu buzima gukora ubukwe birimo. Ni amagambo yanditse Pendo yitangarije avuga ku bijyanye n'umubano we na Ndanda ubwo babimubazagaho, avuga ko bizagenda kose we inzozi ze nyine ari ukuzakora ubukwe akambara ndetse n'iyo kanzu y'umweru akomeza kugenda yihesha agaciro. Mu ncamake rero nyine tunyuze mu byaranze urugendo rw'uyu mu DJ umushyushyarugamba. Ni urugendo rurerure mu by'ukuri, ntabwo twabivuga byose ngo tube twabirangiza, ariko ibyo tuvuze nabyo birahagije, ndetse bijyanye n'uko benshi mugiye mumuzi, muramuzi ko yabaye indwanyi cyane, yabaye umuhatanyi, kandi koko guhatana kwe no gutakaza ibyuya bye no gushira ubute no kwitinyuka, ngira ngo byamugejeje kuri success, bimugeza ku nzozi ze yahoze arota, ndetse kugeza ubu ngubu akaba ari umwe mu bamama bubashywe kandi bafite izina rikomeye, ndetse bafite public, imbaga nyamwinshi ibakurikira. Ese wowe ukurikiye Kigali Source muri aka kanya, ni iki byo tuvuze bikwigishije? Ni iki ukuyemo? ni irihe somo ukuyemo? ngira ngo urubuga murarufite, ni ukutwandikira muri comments, ushyiramo igitekerezo cyawe, ujya hepfo ngaho muri comment ukatubwira icyifuzo cyawe, inyunganizi ndetse n'ibyo mwabonye byose, mukagenda mubitubwira gake gake, nyine tukazagenda tunabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Nizere ko mwaryohewe cyane, ibuka gukora subscribe kugira ngo nyine n'ibindi biganiro tugenda dukora bizajye bikugereraho igihe, kandi ukanda no kunzogera kugira ngo notification zose, video zose twaplodinzeho hano zijye zikugereraho
igihe kandi zihuse. Ndabakunda cyane, cawu cawu, ari kumwe nanjye Yangerimana. Kigali Source TV nakagaruka kandi ni kwa kundi.